Bakunzi ba Electropower Academy twongeye kubasuhuza nk'uko mwabonye kuri title tugiye kubasobanurira itandukanirizo rya contactor ndetse na resistor ndetse na insulator ndetse na semiconductor cyangwa se mu gifaransa cyo twakwita conducteur nicyo twakwita isola. Muri kona rero hano video no muhanda. Uyu muhanda harimo imodoka. Umuhanda mu ufate nk'iki nka conductor cyangwa se urusinga. Imodoka murifate nk'umuriro uri kunyura mu rusinga cyangwa se electro nkuko electro muvoma electro ariyo bita kura electric. Noneho rero icyo nshaka kubabwira, imihanda murabizi ko iteye ukuntu itandukanye. Hari imihanda y'ibitaka, hari imihanda irimo dodani, hari imihanda mitoya, hari imihanda minini, ariko byose icyo bihuriyeho ni imihanda. Umuhanda rero tuwufate nk'iki? Umuhanda tuwufate nka conducteur. Umuhanda hano wacu ni conducteur mu gifaransa cyangwa se conductor mu cyongereza. Noneho rero umuhanda bitewe n'ukuntu umeze, hari imodoka zinyuramo bizoroheye ukagenda rwose nta kibazo. Iyo umuhanda ari mutoya imodoka igenda bigoranye. Iyo umuhanda urimo dodani uragenda nabwo ntabwo imodoka ziba zihuta nk'umuhanda utarimo ibyo bibazo byose. Iyo miterere rero y'umuhanda itandukanye ituma imodoka zigenda nabyo mu buryo butandukanye, zitisanzuye, zitihuta uko byagakwiriye. Iyo miterere nicyo bita resistor. Resistor mu yandi magambo ni miterere ubijyanije n'imodoka n'umuhanda. Ni miterere y'umuhanda, ni ukuntu umuhanda uba uteye bigatuma iyo mimerere y'uwo muhanda imodoka itagenda uko byagakwiriye cyangwa yihute. Nicyo ngicyo bita resistor. Mu mashanyarazi rero ni ukuvuga ngo yaba ari urusinga mu mashanyarazi, ahantu umuntu anyuze umuriro ushobora kunyura mu kintu runaka, ushobora kunyura mu mazi, ushobora kunyura mu mubiri w'umuntu, ushobora kunyura mu giti gitose. Aho hantu hose umuriro ushobora kunyura tuhita conducteur. Ariko bitewe n'imiterere y'aho hantu umuriro uri kunyura haba harimo resistance. Hari igifite resistance ya 0 cyangwa se resistance nini ishoboka, resistance iringaniye. Ubwo ni ngo mumenye yuko conductor niki? Conductor ni ikintu cyose kinyurwamo n'umuriro, ariko buri kintu cyose kinyurwamo n'umuriro cya gifite resistor cyangwa se resistance. Resistor bikaba ari iki? Ari igaragaza ya resistor idescribinga cyangwa se igaragaza uburyo ki ikintu kitemerera yuko wa muriro ugenda uko byagakwiriye kugenda. Nizere ko ijambo resistor cyangwa se resistance muryumvise. Nkuko rero nari maze kubibereka nifashishije imodoka ni electrons cyangwa se electro. Uriya muhanda ni conducteur. Umuhanda niba haguye neje cyangwa se niba harimo dodani, uko imodoka zimuvinga bigiye bitandukanye. Ibyo rero bituma imodoka zigenda mu buryo butandukanye. Uwo muhanda bitewe n'ukuntu uteye nibyo twita resistor, tubijyanije n'ikino mu mashanyarazi. Resistor rero tukaba tuyandika dukoresheje inyuguti ya R. Noneho resistor ikaba ingana hano kuri iyi foto naho muri kubona ko hari kwivure cyangwa kopa. Nuvuga ngo ni resistivity. Resistivity niyo igaragaza ikintu materiel cyangwa se material, ibintu bikigize bituma byagira resist itandukanye. Niba ari nka copper gatandukana na aluminium bisobanurwa ni resistivity cyangwa se resistivity. Tugakuba longueur, tugakuba iki longueur nuvuga ngo ni length y'iki, ni length wenda y'urugo rusinga rukozwe muri cuivre. Tukagabanya iki section cyangwa se surface y'ahantu umuriro uzaba unyura muri rwa rusinga. Nkuko mubibona rero, niba section ari noya, umuhanda niba ari mutoya, imodoka zizagenda buhoro. No mu mashanyarazi rero niba agasinga ari gatoya,
ngo ako gasinga kaza gafite resistor nini ku buryo nyine imodoka cyangwa se ku current cyangwa kuri electric inyuramo iba ari ntoya. Nicyo bisobanuye. Mbo resistivity biterwa n'iki? Biterwa n'imiterere cyangwa n'ibintu bigize cya kintu. Nizere ko mubashije kumva iki resistor icyo ari cyo. Ni ukuvuga ngo mukurikije ibingibi mbasobanuriye nuko conductor cyangwa se conductor ni ugutwara, ni ikintu cyose gitwara umuriro, cyane cyane ni ibintu biri metallic, ariko nabyo ubwabyo ntabwo bitwara umuriro mu buryo bumeze kimwe. Bitwara umuriro ntago bitwara umuriro ungana bitewe n'ibintu bikozwemo. Ikindi kandi uburebure bwabyo cyangwa se n'ukuntu n'ingano yarwo mu mubyimba cyangwa section nabyo bigena iki umuriro wanyuramo. Ibyo rero mvuze bigena niba umuriro uri bugende bigoranye, nibyo twita resistor, ari igaragazwa n'iki n'iyi formula mberetse. Nizere rero yuko ubu ngubu aka mugafasha. Noneho rero hari icyo twita na insulator cyangwa se mu gifaransa nibyo bita isola. Isola cyo ni ikintu umuriro ngo utanyuramo. Mu yandi magambo resistor yacyo iba ingana na infinity, ngo iba ari nyinshi ku buryo bushoboka, ku buryo umuriro utagera gute utakinyuramo. Ariko nubwo tuvuze ngo resistance iba ari nini ku rwego ikintu nyine umuriro utaba wakinyuramo. Urugero ni ibintu bikoze muri plastic, umuriro nagupfa kunyuramo. Ibintu bikozwe muri PVC, turadutiyo twitwa PVC, ntago umuriro nyine uba wanyuramo. Iyo ni iyo ni insulator cyangwa se isola. Noneho rero unité de mesure y'iki ya resistor bayita ohm. Urugero nshobora ati wenda iyi copper, ngo batende urusinga rukoze muri copper rufite wenda resistor wenda ya 10 ohm. Ohm niyo unité de mesure. Nizere rero yuko mubashije kumva insulator cyangwa se isola. Reka tujye none semiconductor. Semiconductor harimo hano amagambo abiri, harimo ijambo semi hakabamo n'ijambo conductor. Ni ukuvuga ngo conductor ni ikintu gishobora gutwara umuriro. Semi ngo ntabwo buri gihe gitwara umuriro, ngo gishobora gutwara umuriro cyangwa se n'igitwara umuriro bitewe na conditions. Urugero reka dufate ibi semiconductor cyane ni zibari iyo bita silicon cyangwa se silicium mu gifaransa, cyangwa se n'icyo bita germanium. Izi nizo element chimique cyangwa se material zizwi yuko zigize gute zishobora gukora nka semiconductor. Ndabahereza nk'urugero. Ubundi iyo bavuze wundi conductor cyangwa se bavuze wenda conductor, twabonye yuko ari ikintu cyemera gutwara umuriro, kandi umuriro akaba ari electro. Urugero wenda hari nk'ikintu ubusanzwe kikaba kitatwara nk'umuriro ariko cyashyuha kikaba cyagira ute cyatwara kuri electric. Icyo tukibara muri semiconductor. Urugero ni nk'uko amapano solaire akora. Amapano solaire akoze ku buryo iyo nta muriro, iyo nta zuba rihari ngo wabe hashyushye, ntabwo ibintu bigize pano solaire ntabwo nyine umuriro uvuka. Ariko noneho izuba ryaza, temperature igahinduka, elema zigize pano solaire zigatanga iki umuriro. Ngo izo elema pano solaire ikozwemo nizo bita semiconductor. Twabigereranya rero n'iki? Twabigereranya nk'umuhanda. Fata umuhanda, ariko noneho muri uwo muhanda ushyiremo wenda nk'iki, ushyiremo hano uhafunge. Ni umuhanda gutya tuwufunge. Iyi ni ya modoka yacu iri kugira gute, iri kunyuramo.
noneho nituza tukagera ahangaha iyi gate turayifunguye, imodoka zikagira gute, zikabasha guhita. Imodoka zibashije guhita kubera ko tugize gute, dufunguye iyi gate. Nuwango ubusanzwe ni umuhanda, ni conductor, ariko harimo na gate. Nuwango muri uyu muhanda imodoka ashobora kunyuramo cyangwa nizinyuramo bitewe nuko gate wagize gute, wayigenze. Nuko nguko semiconductor zimeze. Nuwango ni ibintu byose bishobora gutwara umuriro ariko kuri condition runaka. Nuwango nk'iyi ni imodoka, ni nka electro cyangwa se courant electrique, iraje ugeze kuri gate, izabasha gukomeza gutambuka ari uko iyi gate ugize gute, uyifunguye. Ubwo semiconductor muzigize gute, muzumve nuko ngo ziteye. Nuwango rimwe zishobora gukora nka insulator, ubutaha wenda zigakora nk'inga conductor bitewe n'ukuntu wayigize gute, wahinduye na conditions wagize gute, wagiye uhindura. Reka tugarukira ahangaha uno munsi. Tubonye conductor cyangwa conductor icyo ari cyo, tubonye resistor icyo ari cyo, tubonye n'iki na izora cyangwa se insulator icyo ari cyo, tunabonye semiconductor icyo ari cyo. Semiconductor tuzazigarukaho by'umwihariko tugenda twiga icyo bita diode n'iki na transistor. Semiconductor ni ingenzi kuzumva mu bijyanye na electronic components. Ndabashimira wowe wabanye natwe no munsi kuri Electropa Academy. Nakagaruka, niba ufite ikibazo wanyandikira kuri WhatsApp group nkagusubiza na uko bishobotse kose. Tubifurije rero gukomeza kugira umunsi mwiza.